ariko akihangana cyane, bikanarangira agize umugisha w'ikibazo yari afite. Umukobwa we yahise akira nk'uko mwabyumvise, ariko yahuye n'ibigeragezo bikomeye cyane, kandi kubyihanganira ko biri ku rwego rurengeje uko wabitekereza. Iki cyigisho kuko kitwigishije kandi tugire kwihangana, ku iherezo duhabwe ibyo twasezeranije, kuko ntiyivuguruza mu izina rya Yesu. Itorero rya Karengera, harakurikiraho Hafashimana Samuel wo ku itorero rya Gakeri, abafitiye ibyaremwe. Alfonsina afite amakuru y'ahandi. Hanyuma hino murabona na Gaherezi Anyesi, niwe urababwizaho ibyo twakoze ku isabato yashize. Murabona Aburahamu nawe nuwo ku itorero rya Kayove rya Gakeri, murambabarira. Nanjye Murekatete Tabita ninjye uyoboye iyi gahunda, tukaba nkaba nkomoka ku itorero rya Kayove. Reka rero nsabe mwese ari itorero rya Gishwati, itorero rya Karengera, Gakeri na Kayove, niba mubikunze ko turi buyobore iyi gahunda, mubitwemerere mu izina rya Yesu. Murakoze namwe uyu mugisha mutwifurije tuwusangire. Reka mwese tufatanyirize hamwe kuyikurikira twitonze, kugira ngo Umwuka Wera aze kubana natwe atuyobore mu izina rya Yesu. Ijambo ry'Imana, teraniro ryiza ry'abigishwa, udutira byose, uriro rishimishima, uriro rishimishima, teraniro ryiza byose, niho namenye iby'ubugingo, n'urujima, teranira byose byiza, ubwo nibwo nawitoraniye mu ihuriro ryiza, ihuriro rishimishima, ihuriro rishimishima, teraniro ryiza ry'abigishwa, udutira byose. Yabo yaribagiranye, ariko twebwe utwemereye ko tugeza uyu munsi isaha n'umunota w'umwuka wazima utangira ubuntu, izina ryawe rihabwe icyubahiro. Mubyeyi mwiza, ahangaha tugandagaje hitiriwe izina ryawe, tugusabye imbabazi z'ibicumuro byacu, kuko iyo dutekereje turacumura twaba tugacumura, ariko kubera uri Imana nyamana ikunda abantu, ibiganza byawe n'imbabazi tubabarire, maze amazina yacu yongera kugezwa mu gitabo cy'ubugingo. Mubyeyi mwiza, tukweretse abashyitsi mwami bageze ahangaha, baje mu byuma bitavuga, kubera uri Imana nawe bageze ahangaha, izina ryawe rihabwe icyubahiro. Reka rero uyu munsi amagambo turi kumvira ahangaha, Mana yacu ye guca inyuma y'ugutwi, ahubwo Mwami Imana reka tubere umuyoboro azatugeze wowe mu ijoro. Mubyeyi mwiza, gahunda y'ishuri ryo ku isabato, reka tukurarike nk'Imana ubane natwe, kandi ibyo tutabasha kumenya ubidusobanurire, tubisabye Imana mu izina rya Yesu. Yesu, baragikiza, imirema bisimbuka, impumyi zihumuka, abarembye barakira, mu biganza bya Yesu, baragikiza. Imbaraga
gukiza birema bisimbuka impumyi zihumuka abarembye barakira mu biganza bya Yesu harimo indwara zikiza birema bisimbuka impumyi zihumuka abarembye barakira mu biganza bya Yesu harimo indwara zikiza birema bisimbuka impumyi zihumuka abarembye barakira mu biganza bya Yesu harimo indwara zikiza birema bisimbuka impumyi zihumuka abarembye barakira nibwo umurimo w'Imana uzarangira vuba Yesu akagaruka ibyo mbifuriza mu izina rya Yesu. amen. Maranatha, umwami Yesu naze. Tugeze mu kanya k'amakuru y'ahandi. Amakuru y'uyu munsi ari kutubwira ngo igitangaza mu gihe cy'icyorezo. Iyi nkuru tukaba tuyibyigwa n'umugabo witwa Gwiyerema. Brovia yagiye muri guma mu rugo mu gihe cy'icyorezo cya COVID-19, insengero zarafunzwe ndetse na gahunda z'itorero n'izindi gahunda z'amasengesho nazo zirahagarikwa kubera gutinya ikwirakwira ry'icyo cyorezo cya COVID-19. Amatsinda mato yatangiye kujya ajya gusengera mu ngo y'abizera muri uwo mujyi wa Arato, hanyuma muri icyo gihugu cya Brevia. Uyu Gwiyerema yaribajije ati mbese ni gute abantu bazongera guhabwa ububasha bwo kongera gusenga muri iki gihe cy'icyorezo? Igihe Gwiyerema yasengaga igitekerezo cyamujemo maze aratekereza ati mbese ni gute ntava muri uyu mujyi nkajya gusengera ahantu hadatuwe kugira ngo mbashe kumenya Imana. Abifashijwemo n'abizera yiyemeje kujya gusengera ku musozi wari ukikije icyo kibaya muri uwo mujyi munini wa Brevia. Hamwe n'abandi bizera rero bafashe umwanzuro hanyuma bajya gusengerayo. Ku isabato ya mbere haje abizera 8 b'igitsina gabo. Abo bagabo ntabwo bigeze bacika intege mu kuza kuramya Imana ku munsi w'isabato, ahubwo bakomeje kuza. Uko bakomeza kuza kuramya Imana ndetse no gusenga niko abantu barushagaho kwiyongera. Nyuma y'amezi 3 itsinda ryari rimaze kugera ku bantu 50, harimo abadivantiste b'umunsi wa 7, abavangelike ndetse n'abandi bizera bayandi matorero. Imvura, imbeho, umunaniro ndetse n'inzara ntibyigeze bica intege abagabo, abagore, abasore ndetse n'abana. Bakomeza kuzamuka umusozi bajya gusenga maze bakazamuka ibirometero 2. Ubwo bazamukaga umusozi bajya gusenga, icyari kiri mu mitwe yabo cyari kimwe gusa. Baravugaga bati dukomeze tugende, Imana iri kumwe natwe. Barazamukaga hanyuma bakagenda. Iyo muri ayo masengesho yabo akomeza kubabwira kugendana n'Imana ndetse bakiyegurira Kristo, bakigomwa ibyo kurya, bose biyeguriye Yesu Kristo. Iyo bageraga kuri uwo musozi barapfukamaga bose bagasenga. Wari umugisha ukomeye cyane kumva abo bantu bazamuka uwo musozi hanyuma bakajya gusengera kuri uwo musozi buri sabato. Abantu bari bashaka Imana muri ibyo bihe byari bigoranye cyane. Nta byo kujya bari bafite, abandi nta kazi bari bafite, abandi bararwaye. Bavuye kuri uwo musozi n'amarira menshi y'ibyishimo, bavuga yuko Yesu azabakorera igitangaza mu mitima yabo. Bakomeje n'amagambo aboneka mu Bafilipi igice cya 4 umurongo wa 19 avuga ngo kandi Imana yanyu izabamara ubukene bwanyu bwose nk'uko ubuntu bwayo ari nk'ubwiza buboneka muri Kristo Yesu. Mu gihe isi yari icitse umurwango kubera icyorezo cya COVID-19, ubutumwa bwiza ntibwaretswe kuvugwa ahubwo bwarakomeje. Umusaruro wavuye muri ubwo butumwa bwiza kuri uwo musozi, nk'iryo tsinda habonetse abantu 13 bemera kwiyegurira Yesu Kristo barabatizwa. Ubu iryo tsinda rimaze kuba ishami ry'abantu 50 baza gusenga buri sabato. Ikibazo ni uko basengera mu cyumba bakodesha. Nubwo icyorezo kigihari cyatari kumeze, noneho Uwiteka abagiye
kudushongesha. Hepfo hari amagambo avuga ngo gutunganya no kugaragaza ibikozwa n'Imana ni ibikorwa bikoranwa ingufu. Ni ukuvuga ngo Imana iramutse igiye kuntunganya cyangwa gutunganya ngo yakoresha iki? Icya mbere baravuze ngo gutunganya kugaragaza byumvikana nk'ibintu bibabaza. Iya mbere twumva tubabaye igihe Imana yemeye ko ibitwereka icyaha byacu bitwigaragariza. Se kubyera umusinzi wasinze ngo wasinze biroroha? Igihe ibyaha byacu twigaragaje bije imbere zacu ngo biratubabaza n'abandi bakwiye kubabara. Impamvu ya kabiri tugerwaho n'ibidushengura umutima nuko igihe tubabazwa n'icyaha tureba neza. Biri kubyumva neza. Impamvu ya gatatu biratugoye cyane mu gihe tugaragaza kubaho mu buryo butandukanye nubwo twari tumenyereye. Dushobora kumva tubangamiwe kandi bitugoye kureka ibintu twari tumenyereye kandi twakundaga. Se kuva mu byaha si byiza, ariko kuva mu byaha hari abantu benshi tubikunda, nyamara ntabwo byari bikwiye ko tugomeza kugundira ibyaha. Dore ko nitubigundira ijambo ry'Imana tubwiye ngo igiye kuzadushongesha. Hepfo hari amagambo asoza arimo ikibazo avuga ngo tekereza ibyaha ugundagurana nabyo ushaka kubireka. Imana iramutse ishaka kugutunganya no kukugaragaza uyu munsi ngo ni mu buhe buryo yabikora? Uri bubyibaze. Wasomye hariya muri Yeremiya wareba ikintu Imana yagukorera kugira ngo igutunganye. Ngo ni ikihe cyemezo wafata subu cyo guhangana nabyo mbere y'uko Imana ishyira mu bikorwa umwanzuro wayo nk'uko yabigenje ku Isirayeli. Ni ukuvuga ngo njye nawe umwanzuro twafata ni uko twakwihana ibyaha byacu, none Imana ikatubabarira. Siko bimeze? Ubwo Yeremiya yatumwe kuburira Abayuda, natwe muri kino gitondo ijambo ry'Imana ritugezeho riri kutuburira ngo twihane, kuko tutihana ijambo ry'Imana rivuga ko nitwanga tukagoma inkota zaturya, ariko nitwemera tukumvira tuzajya ibyiza bya hehe. Reka dusabe imbaraga y'Imana kugira ngo umwuka wayo atwumvishe ijambo ryayo kandi atwemeze ibyaha twihane, duce bugufi imbere y'umusaraba, amaraso Yesu yasheshe atwezeho ibyaha byacu. Niko nabasabye nese birabwa izina rya Yesu. Ati nimutambuke rwose, nimutambuke mwerekeranye mu byicaro byanyu. Iyo ni Mifemu Junior, murayibona neza cyane. Bakurikiwe na Mifemu kuva ku myaka 0 kugeza ku myaka 10, ndetse bagakurikirwa na Mifemu kuva ku myaka 10 kugeza ku myaka 20, no kuva ku myaka 20 kugeza kuri 30. Aba rwose baraca imbere yanyu neza cyane. Abana batoya avatira ku ntambwe y'urukiko, abana bagenda neza cyane. Abagira bari kugenda neza cyane. Bazifanda mujye mu byicaro byanyu byiza cyane byabateguriwe. Ati namwe bana nimwegere mu byicaro byanyu kuko baje babukereye. Yayene nayo igenda neza cyane. Barashubuje rwose, Yayene yarashubuje. Ati
namwe nimutambuke mujya mu byicaro byanyu. Dukurikiwe n'abanyeshuri bo muri apakape barimo bagenda neza cyane, nabo babashuje bati mugire isabato nziza cyane, isabato y'umunezero, umunsi wa mbere w'amateraniro makuru yo muri uyu mwaka wa 2022, umunsi unejeje cyane ku bantu bari aha ngaha. Abasore Samuel rwose nafashe Imana yaje afashe Imana Samuel uturuka ku itorero rya Gakeri, mumwitegereze ari kumbwira ngo nimwegereze mikoro. Yego rwose barabasezeye rwose, abana beza cyane barabasezeye.
ngo igihe cyose uri aha ngaha witegereze kandi utege n'amatwi kugira ngo uze kureba ikiraza kuhakorerwa cyose. Ndabona rwose abamama beza cyane ndetse n'abapapa beza cyane bari kuza bayobowe n'abashefu gide, muraza kureba ibyo baraza kubakorera. Abashefu gide bagenda neza cyane ku njyana nziza cyane. Bari kugenda ku njyana nziza cyane, bati muragumye aho ngaho ndaje mbabwire icyo gukora. Aracanga inkoni rwose akayicanga, kavuga ati buri wese agahita amenya icyo gukora. Aha, ati nimutambuke, mutambuke mugere mu byicaro byanyu. Abantu burya harimo na pasiteri w'intara ndetse na madamu we, nibo bari kuza baherekeje rya tsinda ry'abamama beza. Bati tubagejeje aha ngaha, ati natwe reka twisubirireyo. Barimo bagenda neza cyane. Ese ko uyu munsi bimeze gutya, ejo ko bizaba bimeze bite? Ntabwo nashidikanya yuko ejo bizaba ari ibicika, bizaba ari byiza cyane kurenza uyu munsi. Ntihazagire usiba cyangwa se ngo akererwe. Saa 3 tuzaba dutangiye, saa 3 zuzuye tuzaba dutangiye kugira ngo Tomasi yigira hafi mbo uwa mbere kuko sinakunda ko ari bumbi kandi turi n'abashefu gide bayobozi aho muzagera muzabaza abayobora intara bafatanyije ubushefu gide n'abadamu babo ntacyo muzakibaza. Murakoze cyane. Rero njyewe ubavugisha ndi umuyobozi w'intara y'ivugabutumwa ya Gakeri, nasaruje 50,000. Ubwo ndahabwa impeta na Bibiliya y'izahabu n'igitabo cy'umwuka w'ubuhanuzi cyitwa inama ku Busonga. Cyakora ndahabwa ingororane 2 kugira ngo twihute, mfite impeta 2. Sinzi uko muri buzinyambike rero. Aha ari umwara turi ku ruhande rumwe. Niko bimeze. Tomasi uri bahageze oya buretse. Hari impeta ya 2019. Murabizi covid ibyo yakoze muri 2019 nasaruje Bibiliya y'izahabu, nagororewe Bibiliya y'izahabu ariko ntiyaza kuboneka kubite n'icyorezo cya covid. Biraba ngombwa ko banyambika impeta 2. N'uyu mubyeyi nawe niko byabaye, ubwo baratwambika ya 2019 n'iya 2020.
Akongera irenje ubwo zose bisa nawe kageze nawe akagira tunganya amanota kuko nanze kuguhamagara mbere yawe. Pasitoro wagaragaje kuri intwari ukaba indashyikirwa kandi nawe n'umudamu wawe Imana ibaha umugisha uzakomeze mu b'intwari. Amen. Mu izina rya Yesu. Bo harakurikiraho umudamu witwa Yesu. Ni nagahere ariko ikinyarwanda ni nyiragahereza yitwa nagahereza ariko nashatse kubishyira mu kinyarwanda. Uyu mudamu rero witwa nagaherezi muba mugabanyije umuziki. Uyu niwe wakurikiye pasitoro n'umudamu we mu manota. Y'isi yacu iri koti ariko turaza kubivuga mu kanya. Harakurikiraho Ndagijimana Yohana nawe arahabwa kiriya gitabo kiramufasha gusobanukirwa nawe igihe kigeze. Harakurikiraho Tegemeya nawe yasaruje 5 kuzamura. Harakurikiraho Ngendahimana Michel nawe yasaruje 5 kuzamura. Harakurikiraho Uwintije Obedi nawe yasaruje 5 kuzamura. Wenda bayobozi mwamwicaye barayavuga Edison ntawaje hagira uwumufatira ingororano. Edison ni ubwo iki gitabo nacyo ni cya Disoni yasaruje 5 kuzamura. Mbombere rero yuko abayobozi bagira icyo babivugaho. Ngwino hano madamu ngwino. Umwaka utaha wari generali uzabaga polari nangwa bizagenda bite? Mana nziza kandi ibihe byose ubundi kubwo gufashwa n'Imana ntabwo mfite gahunda yo gusubira inyuma, ahubwo mfite gahunda yo kuja mbere n'ubundi nzabona ingororano nk'iyi. Mwese Imana izabibashoboze mu izina rya Yesu. Ugihagaza ugende bo rero ntiwabuyoboye ingabo uri generali majoro ngo nimara widegarade ubuho ndaba mareshali. Umva weho uzasaruza 50 nzongeraho 5 ngo utambuke wowe. Ntabwo nareshya n'umugore.
ariko abagore ntimwumve ko mbasuzuguye ariko n'umugore wanjye uyu nta rutugu rwakuze ngo rusumbe ijosi ni bande bumva bari buduhagarare iruhande uyu munsi bakavuga ngo natwe ubutaha tuzambara impeta abavuga ati nanjye nzambara impeta haba hari nta muntu igira hino baradufotora nta wundi shaka abantu tuzahagarara hano bambaye impeta umwaka utaha habuze yampaye inka mbemo nari nzi nguraza kumborotokora none umfushije ubusa ngo umukuru w'itorero visi araguhagarariye ariko guhagararira udaharimwa ntabwo banabafotore Manuel nagera nibura nko mu ariko n'abayobozi baze badufotora umwe aturuke hano undi aturuke hirya badufotore iz'ubutaha witeka mwese abaho umugisha namwe buriya mwicaye aho ngaho buri wese afite icyo yakoze ariko jya uharanira nawe kugororerwa iyi Bibiliya mubona mfite aha ngaha niyo nanjye nagororewe kandi guhera 2015 nta na rimwe ntabwo niyo ngororano ninjye nshinzwe iyi gahunda y'umusaruro muri field ya hariya buri gihe bitera ishema kubona abantu muri kumwe bari kugenda bagororerwa pastor ukomeze ujye juru n'aba bagenzi bawe bafashe icyemezo bakomeze bagejuru ariko buriya hari n'abandi nabo bicecekeye buriya ntiwibwire ko uriya mugabo ibyo yakubwiye kuko igihe twamuganirizaga dufite ibyo twaganiriye kandi turabizi mwese mugumye mu bintwari kandi twishimiye kubabona ariko ikirutaho tuzabona ingororano zo mu ijuru amen Imana mwese ibaha umugisha kandi mugire umwaka mushya muhere amen mvuze umwaka mushya muhire nimutekereze ubunani erego uyu munsi ubu twashoje umwaka w'itorero twatangiye uwundi muzawutangire neza Imana izabayobore ibafashe izatwambutse duhe kuzongera guhura mu materaniro makuru mashyashya mu izina rya Yesu amen barakoze abayobozi ariko wenda Data wa twese Nyagasani Imana yacu turagushima kuri aya manywa duteraniye kuri uyu musozi ahitiriwe izina ryawe ushima uhabwa icyubahiro amen waturinze mu myaka duherereje inyuma by'umwihariko turishimira umugisha waduhaye wo guterana nyuma y'imyaka irenga 2 ntacyo dushobora ariko uyu munsi urabidushoboje uhabwa icyubahiro amen turagushimira ko wagumye kuturinda uduha amahoro uduha umugisha uduha umutekano ubihererwa icyubahiro amen uyu munsi duteranye muri aya materaniro makuru turakwinginga ngo tubone umugisha wawe amen hirya no hino muri iyi firidi yatangije iyi gahunda ubane natwe hose uha umugisha bizera bitabiriye iyi gahunda nubwo haba hari abarwayi bari mu rugo nabo bahumurize twese tugume tukubonereho ibyo ushaka mu izina rya Yesu amen isomo ribanziriza umubwiriza riboneka mu kuva igice cya 16 ku murongo wa 15 na 16 batubwira ngo abisirayeli batubonye barabazanya bati iki ni iki kuko batamenye Mose arababwira ati ibyo nibyo kurya Uwiteka abahaye ngo murye ibi nibyo Uwiteka yategetse ati umuntu wese ateranye ibihwanye n'imirire ye mujyane ingero zo omeri zingana n'umubare w'abantu banyu umuntu wese abijyanira abo mu ihema rye mwakira ijambo ry'Imana kandi imbere tugiye gupfukama namwe mugumaho muri dusenge Imana dusenge Mana nziza uri Imana isumba byose uri Imana irutanze amazina yose
izina ryawe ryiza urahebwa icyubahiro. Tugushimiye mwami uburyo wateguye aya materaniro, wateguye nk'umwana w'umuntu kuri iyi sabato ya 9 y'ukwezi kwa 7, twinjiyemo amahoro n'iby'agaciro izina ry'Imana rihimbaza. Amen. Dushimiye rero abayobozi batwoherereje, tugusaba tugira ngo imbuto bari bubibe uyu munsi zere kugwa mu butaka bubi, aho ubwozi bwo mu butaka bwiza zishinga imizi imitima yacu, tuzakizwa mu bwami bwawe. Uyu munsi tugisize imbere, izi gahunda zose zize kurangira amahoro, tubyambaje mu izina rya Yesu. Fasha ngo dusheho kugukunda, icyo ni cyo gusa bapfukamye, mbigusabye cyane. Fasha mwami Yesu ngo dusheho kugukunda. Nk'uko tutamenya aho buri gitonyanga cy'amazi y'umugezi kizagera, dushobora kubona umusaruro bitinze tukabona ari byiza. Nk'uko umunyazaburi avuga muri Zaburi y'104 ku murongo wa 10 kugeza wa 12 agira ati, yohereza amasoko mu bikombe, imigezi itemba hagati y'imisozi, inyobwa n'inyamaswa zose zo mu ishyamba. Imparage nazo zishyira inyota, inyoni n'ibisiga byo mu kirere biba kuri iyo migezi, bijwigirira mu mashami. Muri Matayo 28 Yesu ubwe yaravuze ati, nuko mugende muhindure abo mu mahanga yose abigishwa, mubabatiza mu izina rya Data wa twese n'iry'Umwana n'iry'Umwuka wera, mubigisha kwitondera ibyo nababwiye byose, kandi dore ndi kumwe namwe iminsi yose kugeza ku mperuka y'isi. Nk'uko tubisoma mu butumwa bwiza bwa Matayo igice cya 28 umurongo wa 19 tukageza uwa 20. Senga cyane usaba Mwuka wera kukwereka ikindi wakora kugira ngo ushobore gushyigikira no gukomeza umurimo w'umwami wacu kugeza igihe azazira. Imana mbere ya byose, mureke twicishe bugufi tubanze dusenge. Nanone Uwiteka Mana ikomeye, twongeye kuza imbere y'ubwiza bwawe, izina ryawe nirihabwe icyubahiro. Nukuri wadukundiye, wadukuye mu bihande bitari bimwe, waduteranyirije ahahera hawe. Mbere ya byose turakwinginze ngo buri muntu wese yongere yubure umutima we, yongera akagutekereza, akamenya ko ari we Mana, akamenya ko hari ibyo wamuhaye. Ubwo tugiye kugarura icya 10 ndetse no gutura amaturo, Nyagasani icya 10 cyacu twongere dukanguke, tumenye ko ari we Mana, maze ubwo ugiye kuzima twese hatabuzemo n'umwe, tuzatahe mu bwami bwawe. Uri Imana igira ubuntu rero, reka tukwinginge ngo uze uterane natwe muri iki giterane, tubigusabye mu izina rya Yesu. Amen.
aturisha inyanja umurabo utabo bugufi ufite kwizera ariko bose baratangara batuyundi mu ntoki inyanja yumvira ariko bose baratangara batuyundi mu ntoki inyanja yumvira tugira ubwoba umusare wacu ntajya asinzira amumuraba ubuteye ubwoba abari kumwe natwe amumuraba ubuteye ubwoba abari kumwe natwe inyanja turimo irimo ibibazo byinshi itangamayenze ku mugenzi wese urimo ariko hari gishimishije umusare wacu tegeka inyanja ariko hari gishimishije umusare wacu tegeka inyanja ntugire ubwoba umusare wacu ntajya asinzira ntamumuraba ubuteye ubwoba abari kumwe natwe ntamumuraba ubuteye ubwoba abari kumwe natwe ntamumuraba ubuteye ubwoba abari kumwe natwe ntugire ubwoba ubuteye ubwoba abari kumwe natwe ntugire ubwoba umusare wacu ntajya asinzira ukuri twishimiye ikiganiro makuru hari nahoze mbiganiriza abagenzi bacu twazanye hari abantu bakunze kujya bahererekanya utuntu kuri WhatsApp bigaragara ko ari iteraniro ryari ryabereye hakurya muri Kongo bazi ukabona ryari rikubye nka kane abangaba bantu bagakunda kwandikaho ngo ariko ibi bihe turabikumbuye we ibi bihe koko bizagaruka ryari byabonetse rero Amen. Imana yacu ihimbaza Amen. kandi koko twishimire ko Imana yaturinze ikanatwigirizayo icyago covid nubwo ntaho kirajya ariko nibura uyu munsi dukoza amateraniro Imana yacu ihimbaza Amen. navuga byinshi ariko ndabona izuba rityaye mwihangane ariko tunishimire iyi gahunda tubonye ndagira ngo by'umwihariko nubwo njye ntamenyereye gutanga intashyo ariko ubu ndabyibutse mbivuge nimugoroba twese abavuye hirya no hino mu gihugu twateraniye hahandi mwita kuri gate of hope hamwe Ted Wilson yakoreye iki amavuna twahatangiriye isabato abizera baho rero bari banezerewe baravuga ngo tuze kubaha intashyo Amen. ngize amahirwe ndabyibutse ubundi ntabwo mbimenyereye nimunazima hari igihe izo mumpa ntazabyibuka ariko nimbyibuka nzabikora ubwo rero nibura rekana nababwire yuko naho navuye kuri Mugonero nabo barabatashya
bababwiye nitwa Nzaramyimana Jonathan, ndi hariya kuri Ngoma cyangwa ku Mugonero, nk'umuyobozi w'ishuri ryo ku Isabato, umuyobozi w'ubuzima, umuyobozi wa publishing, umuyobozi wo kwita ku bushobozi bw'abafite ubumuga, n'umuyobozi w'ivugabutumwa ku magereza, ku bitaro no mu mashuri ya leta. Ibyo rero bifatanye no kuba umuyobozi wa zone ya Ngoma no kwitegura amateraniro makuru. Buriya natwe muzaza kutwishyura. Turanezerewe rero kubabona. Ntavuze byinshi, reka dushime abantu mwese mwitabiriye gahunda y'amateraniro makuru, ariko nanone umuyobozi yatubwiye ngo tubashimire ibyiza mwakoze n'ibyo mwagezeho mufashijwe n'Imana muri gahunda muvuyemo y'Ibirunga. Witeka abaho umugisha. Amen. Ikindi ntabwo nabura gushima by'umwihariko kuko nabonye umwiteguro mufite hano. Umva baravuga nyine ngo akanyoni katagurutse ntikamenya iyo bweze. Ndavuga umva ko ntari bushobore kubiterura se ngo mbijyane iwacu. Nafotoye gusa nshyira ku rubuga, ndababwira ngo amateraniro makuru yatangiye, ngo nimurebe aho turi Gakeri. Ababibonye baranyandikira ngo wow, ngo wow. Amen. Ariko nkashaka kubandikira ngo none se mwebwe muzabigenda nk'uko. Ubwo ariko turi gukopera. Yego. Turi gukopera. Reka mbabwire. Nanditse ngo turashima by'umwihariko abajiya twabonye banyuze hariya. N'abatanyuze hariya ariko buri wese yambaye ka uniforme nubwo yabashyizeho furari. Amen. Bose mifemu se twayisiga. Umva mifemu n'abagabo bayibutse guteraho karuvate ya mifemu, bagateraho ifurari ya mifemu, abamama n'abakobwa bakanyura hariya. Mwagaragaje ko mwashyizeho ikinyuranyo. Faire la différence. Namwe rwose Imana ibaho umugisha. Ntabwo twakwibagirwa n'abanyeshuri. Buriya abanyeshuri hari agashya bakoze, bambaye uniform yabo ariko bibuka no guteraho na furari. Reka mbabwire, twaganiriye n'uyu muyobozi turavuga ngo buriya ko kumubyeyi ubona abandi bana batambuka bameze kuriya basa neza, wowe uwawe kaguma yiyicariye aho ngaho ntiyambaye ijipo se? Ubwo si yo jipo uyigiriye icyatsi kibisi, ntabwo yambaye agapantaro se? Ako gapantaro ukagira uniform, maze uyu munsi agaseruka nk'iki nk'abandi bajiya. Babyeyi muharanire ko abana banyu nabo baba. Ari ngiye kubabwira ikintu kimwe kuko bituma ndi burondogore. Ubundi ko Imana izaza gutwara itorero ryayo, siko biri? Izaza gutwara itorero ryayo. Ngwino niza kureba abantu bari mu itorero bahangana nk'uyu mugabo, izabasanga mu kihe cyiciro? Izabasanga mu kihe cyiciro cy'abasore? Reka ndebe n'abana babyaye, izababariza he? Muri jiya cyangwa na mifemu junior, sibyo? Nivuga ngo reka njye kureba n'abagore, hari abo yabona mu Batabazi cyangwa ikabasanga muri mifemu. Itagusanze mu Batabazi ntigusange muri mifemu, ubwo yagusanga he? Hariya mu Kabande mu Bishyimbo, epfiriya mu mirima niho izaba ije gutwara iki? Itorero. Abana b'abajiya rero nabibasange hehe? Muri jiya. None rero mbwira, mu Batabazi nturimo, mu bajiya nturimo, muri mifemu nturimo, ubwo yagusanga he? Muharanire kugaragaraho Imana izabasanga. Urakoze. Reka rero
ijambo se witegereje umugaragu wanjye urwanye nawe mu isi barumukira n'ututunganye ubahe mana kandi agira ibibe yabu yubaha imana kandi agira gusa satani ari wese kibi abibonye arababara yobu yubaha imana kandi akiriza ubusa satani ari wese kibi abibonye arababara Uwiteka ni umugabo ukomeye cyane yakishije umugabo Yobu wari umaze guhura n'ibibazo byinshi abitewe n'umuzi satani ni mubi azimana ibonye uko yobu yihanganye nateshuke akayikorera ibintu byose yobu yari yarabuze abisubizwa bikubye karindwi yobu yubaha imana kandi agize ubusa satani ari wese kibi abibanye arababara yobu yubaha imana kandi agize ubusa satani ari wese kibi abibanye arababara inshuti za yobu zose zimuvaho kubera ko yobu ataretse imana umugore wa yobu baramusiga arigendera kubera ko yobu ataretse imana ngo maze yipfire anabakumana bazimana yihesha icyubahiro uwo mwanzi wamuteje ibyago akomeza kugerageza yobu akomeza kubabazwa ariko akomeza gushikama muri byose yakoze icyaha abana bihereza kuwiteka yobu akomeza kubabazwa ariko akomeza gushikama muri byose yakoze icyaha abana bihereza kuwiteka bihereza aratsindishirizwa tsindishirizwa niyo mpamvu turimo tuba abanyarwanda muhaguruke turamukanye nk'abanyarwanda mbere yuko dukomeza umuntu wese ahagurukira aho ari abanyarwanda bakumburanye sibyo twaba tubishobore rero umuntu wese aramenye nk'indege igiye kuguruka nk'indege igiye kuguruka cyane ariko cyane rwose uvuye kwa ngaha ariko nturi kugenda
sibyo turiteguye vuba uri ariko muhobere cyane cyane rwose nubwo ko bigezeyo inawe bebe nawe baraturamutse sibyo twagiye n'abari haruguru baganira bari abandi nabona babona haruguru abanyeshuri yego nyinege trebye nabo haruguru yanyu nabo mubabwire mwa nabo haruguru nyinege twagiye aho Uwiteka duhinga mugisha kandi nk'uko mugenzi wanjye yabibabwiye dushimira Imana cyane duha amahirwe yo kongera guterana amateraniro makuru nyuma y'igihe kitari gito. Imana yabikoze ihabwa icyubahiro iteka ryose. Reka tunafatanya hamwe nanone kongera gushimira pasitoro ku butumwa aduhaye umwanya ushize. Ese niba ntamushima abamushima muramuha ngo iki? Imana imuha iki? Imana ibamugisha. Ariko icyo mwamukora cyiza cyane ni ukuzirikana amagambo y'ubugingo yote yatuganirije kandi bako ntawasinziriye mwese niba ko mwumvise sibyo icyo dusaba Imana rero ni ukugira ngo ivomerere ubwo butumwa. Tugira aho rero reka tubashimire cyane yuko Imana igiye gukoresha muri minsi ishize bwakora imirimo yo gushyigikira umurimo w'Imana, amakuru yagiye atugeraho neza n'urugendo shuri mwavugaga mwakoze nibwira ko byaturutse ku ishyaka n'umuhati iyi ntara yagaragaje. Imana ibihererwe icyubahiro. Bakomeje ku kintu cya televiziyo ariko nagira ngo nanjye sinamugire akanongeraho ko kugerageza kumvikanisha akamaro kabyo. Abana uri maso? Okay, nimusinzire rero. Ubundi cyabaye kamaze maze abana ngiye kwaza gatoya. Muzi eponje murayizi? Ivuvuma murayizi? Urabona matera ufata agace urabona batiri ukuntu imeze. Iyo ukanze utya biragira bite? Birafoba sibyo? Noneho fata eponje cyangwa se ivuvuma ariko mubwira simizi sibyo? Ufate rwose ivuma nziza ariko yudurike mu mazi arimo imyanda, amazi yanduye. Nukuramo ugakamura amazi harabamo iki? Havamo amazi mabi kuko nanone wayiduritse mu ki? Mu mazi mabi. Nyamara ufashe eponje ukayidurika mu mazi meza, iyo ukuyemo ugakanda havamo iki? Amazi meza. Havamo amazi meza. Imana yaturemye mu buryo butangaje kandi iduha, navuga ngo nyita akamashini cyangwa se nyite taburo mu kinyarwanda navuga ngo iki? Ikibaho. Ikibaho tugite ikibaho basi. Tuvuge ko Imana yaduhaye ikibaho cyitwa ubwonko kidafite icyo cyanditseho iyo tukivuga. Ni ukuvuga ngo babiteganijwe yuko uko umuntu azaba mu buzima bwe hari bizajya bigenda bite? Hari bizajya bigenda byandika byiyandika kuri icyo kibaho, akaba ari byo bizayobora imibereho yawe n'imyifatire yawe. Ni ukuvuga mu yandi magambo ngo iyo kuri icyo kibaho
ku bukiri muto abana ku bukiri muto ibyo ugenda wandikaho nibyo bizakuyobora mu buzima bwawe buzakurikira. Iyo wanditseho ibintu byiza birimo urukundo, birimo impuhwe, birimo kubaha, ni ukuvuga ngo nawe imibereho yawe nicyo cyerekezo izagenderamo. Ariko iyo wandikamo ibintu by'ubugome, by'inzangano, by'amafuti, by'ibiki by'ibyo bidashobotse, nanone uwo muntu imibare izamuranga ni nk'uko imeze. Ubu turi mu isi igenda itera imbere cyane, aho ibyo twinjiza mu bwenge bwacu atari ibyo twumva gusa, ahubwo hari n'ibyo tujya tureba nko ku mateleviziyo atandukanye. Imana yabonye ko bikwiriye ko itorero ry'Abadiventisti mu Rwanda rigomba kugira televiziyo azahanyura ubutumwa bwiza bwo gufasha abantu, ubutumwa buri mu rukundo rukomoka mu ijuru, ubutumwa burimo uburyo umuntu yabaho bijyanye n'uko Imana ibishaka, hategurwa abagabo n'abagore bagira igihugu akamaro kandi abantu bubaha Imana. Niyo mpamvu iyo televiziyo izagira akamaro cyane abakuze, ikakagirira abato, kikagirira akamaro ingeri zose z'abantu bari mu itorero ndetse n'ari mu gihugu. Kandi noneho abantu bakabona nk'ikindi kibafasha kugira ngo ubutumwa bunyura mu ndirimbo babwakire mu buryo buboroheye, batumva gusa, ahubwo hari n'amashusho bajya bate y'abaririmba. Bamufeme n'afite gahunda zabo zikurikiranwe bajya bate babireba. Abajiya bigende bityo, ababwiriza bigende bityo, agura amatoro bigende bityo. Mbese buri wese ashobora gukurikira mu buryo bumworohera gusobanukirwa neza n'icyo areba. Turashimye Imana cyane ko hirya no hino bumvise neza umushinga kandi bakavuga agaciro. Hari benshi bose batanze inkunga igaragara, bikaba bikenewe yuko buri mwizera wese w'iri torero yakoraho kugira ngo tugire televiziyo nziza ikomeye, ifite ibyuma bihagije bikwiriye, kandi ikaba n'ahantu heza ngo byose besha Imana iki? Besha Imana icyubahiro. Kandi sinigwambaza ko nzi ko umuntu azagerageza kugira ngo agire ate akoreho nawe inkunga ye ihagaragare. Twashimiye cyane gahunda ya 5 nayo turirimbe igice cya mbere. Tuza kujya kuririmba nyuma, aho nayo kubwo turirimbe igice cya mbere gusa. 195 nizera ko muyizi. Turirimbe muhagaze 195. Amataburo bakoze abenshi babyumva hari ibikorwa by'ubugeni, noneho yageze gusuye iyo nzu ajya barebe ikintu cy'ubugeni yanakwifashisha mu kibwirizwa yategura. Noneho yajyanye umwana w'umuhungu mutoya, none igihe bagendaga bareba basanga igishushanyo bakoze cy'umuntu uhagaze ku rugi muremure mwiza cyane, ariko bigaragara ko akomanga, kandi ngo yagaragara nk'umuntu rwose wamaze igihe kirekire cyane. Imvura yamusanze agikomanga. Noneho wa mwana we aramubwira ati, data, ko bigaragara ko uriya muntu atize hariya, ko bigaragara ko agomba gukomanga, kuki batamukingurira? Aho ikigisho gikomeye cyane. Yesu agendera buri wese, agakomanga ku mutima we, yifuza ko yabona umwanya ngo yinjire mu bugingo bwawe, akubashishe ibyakunaniye. Ariko ikibazo nubwo akomanga
akomanga yinginga benshi baramunimira ntibamwemera kumukingurira kandi ategereje yuko yakwinjira kandi tuzi yuko atazahora akomanga giteka yose ni ukuba nukimura aragira ate azinjira nudakimura aragira ate azigendera ariko kuba agiye atagiye mu bugingo bwawe ni ukuvuga ngo agakiza kagira gate karabona yambaraga kubana n'Imana yambaraga kwihanganira ibitugerageza yambaraga gufata ibyemezo bikomeye cyane ukavuga uti bitewe n'uko iki n'iki ntandukanye n'Imana ntandukanye nacyo burundu kandi n'uwo cyari kibifitiye akamaro muri ubuzima bwa buri munsi ntandukanye nacyo ntabwo cyantandukanye n'Imana dukeneye izo mbaraga zigera ku byemezo bikomeye nk'ibyo bizaterwa n'uwo muriro waka muri twebwe ko gukunda Imana kwinezererwa n'uzatubashisha kugenda mu mahame twizera kandi tugakiranukira Imana kugeza ku gupfa icyama reka niba umuntu wifatanya n'uyu muririmbyi niba kwitwa German ahari German kugira ngo German nibyo yitwa reka niba umuntu ufatanya na n'uyu mwanditsi w'indirimbo gusaba Imana yuko yamuha umuriro waka muri we kugira ngo agire imbaraga zo gukunda Imana agire imbaraga zo gukorera Imana agire imbaraga zo kumvira Imana kuko icyo bidushoboza ni ukubaha Imana no kuyikunda noneho tukagira imbuto z'abemeye Kristo noneho abatuzengurutse nabo bagahimbaza Imana bagafatanya natwe kwitegura ingoma y'Imana nifuza yuko Mwuka Wera amugenderera kugira ngo imbaraga yo kubana n'Imana izamuke muri we noneho ube nk'umuriro waka muri we kugira ngo nawe azabe mu ntwari z'Imana intwari zo gukiranuka nini bifuza cyo uyifuza cyo nahagurukira aho ari kumusaba Imana urukundi nta kindi cyangiza ndokoresha amaraso yawe nitabyijwi ryawe dusenge nanone Uwiteka Mana ikomeye twongeye kuza imbere y'ubwiza bwawe izina ryawe nirihabwe icyubahiro wadukundiye waturindiye amateraniro twigiyemo byinshi mbere ya byose turakwinginze ngo imitima yacu uyikarabye ubwo ugiye kuzima ingoma tuzataye mu bwami bwawe waduhaye ibyigisho byinshi ko tugomba gutoragura mbere ya byose turakwinginze ngo icyo turi butoragure cyazatugeza mu bwami bwawe aba aricyo dukomereza mu buntu bwawe hirya no hino hari amateraniro ndetse hari n'abatayagize nabo biteguye kuzaterana undi munsi turakwinginze ngo bose amagambo azajya anyura imbere yabo iyo arushaho kubahindura twese tukazahurira mu bwami bwawe ubwo ugiye kuzima ingoma twese tuzahurira iwawe twongeye gushyira imbere imfubyi n'abapfakazi abarwayi n'abarwajije twongeye gushyira imbere abari mu mazu y'imbohe twongeye gushyira imbere ababaye mu buryo bwose Nyagasani abo nabo turongeye turakwinginze ngo nabo ujye ubagezeho ubutumwa bwawe maze Nyagasani nabo nibazaza guhinduka ubwo ugiye kuzima ingoma twese tuzahure mu bwami bwawe fasha abashyitsi bacu batugendereye uyu munsi kuko ibyo wateguje babitugejeje imbere ubwo bagiye kugenda Nyagasani aho bagenda n'aho banyura ndetse n'aho bari butahe Nyagasani nibarushaho kujya barushaho kuba icyitegererezo Nyagasani ibyo ubutumwa bagiye kujya bagenda batwara
abantu bagakizwa nawe ugiye kuzima ingoma tuzongere tubone ubwami bwawe. Dufashe rero tugiye kugenda twese kandi dukomeze ibyo ubona bidukwiriye byose ubiduhane n'abera bose tubigusabye mu izina rya Yesu.